Ikaze nanone kuri BVN TV Rwanda, njye umva n'igikundira Rine, ikiganiro nimenya byinshi. Iki ni cya kiganiro ngukiramo ibintu bitandukanye, ibyo wari uzi utabizi neza n'ibishyashya. Rero bana natwe kugira ngo uzajye wumva ibintu bishyashya cyangwa usobanukirwe ibyo wari uzi. Kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro byacu buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yitwa gusomana. Gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo kuri bamwe, kikaba ikimenyetso cy'imitwarire mibi ku bandi. Mu muco w'Abanyafurika, gusomana byo bisa n'aho ari bishya. Ubikoze afatwa nk'umunyamahanga cyangwa se uwataye umuco. Wenda muri iki gihe, aho bisa n'ibitangiye kumenyerwa ni mu mijyi. Ariko naho, iyo ubikoreye mu ruhame, ntihabura abakureba ukundi. Icyakora nubwo bitavugwaho rumwe ku babikora, gusomana ni ikimenyetso cyiza gifite n'akamaro ku buzima bw'ababikora. Impuguke akaba n'umwanditsi w'ibitabo ku rukundo André de Meridian we yagize ati, gusomana n'urukundo ruhamye. Uba wagize mu mwanya wa roho yawe. Gusomana bigera ku ndiba y'umutima wawe kuko nibwo buryo bwo kugaragaza urukundo nyarwo. Gusomana rimwe ku munsi bishobora kukurinda kurwara. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe ibyiza byo gusomana cyangwa se akamaro ko gusomana. Akamaro ka mbere ko gusomana bifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Impuguke ivuga ko gusomana bituma umutima w'umuntu utera neza, bikaha umutuzo, uha kugabanya umuvuduko w'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza mu ngingo zose z'umubiri. Akamaro ka kabiri ko gusomana, bigabanya kuribwa umutwe n'imisonga. Impuguke ivuga ko nk'umuntu uribwa umutwe ndetse n'abaribwa kubera kujya mu mihango, iyo basomanye n'abo bakundana akanya kanini bibafasha kugabanya uburibwe bari bafite. Uyu mugabo avuga ko nk'abana cyangwa abakundana badakwiye kugira urwitwazo igihe barwaye umutwe, ahubwo ko ari byiza gufatirana icyo gihe bagasoma abakunzi babo kugira ngo nabo boroherwe. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko gusomana ari byiza, byoza amenyo. Gusomana byoza amenyo. Kubera imvubura z'amacanjwe zivubura menshi iyo muri gusomana, ayo macanjwe yoza amenyo, bikayarinda umwanda ushobora kuyajyaho ukayatera uburwayi cyangwa se ukagutera uburwayi bw'amenyo. Bityo rero gusomana nabyo biri mu bintu bituma amenyo yawe asa neza cyangwa se amenyo yawe azasa neza. Ikintu cya kane, gusomana bituma umuntu yigirira icyizere. Ubushakashatsi bwakorewe mu Budage bwagaragaje ko abagabo bava iwabo mu ngo bamaze gusomana n'abagore babo birirwana icyizere n'akanyamuneza ku kazi kandi bagatanga umusaruro udasanzwe. Ikintu cya gatanu kigaragaza ubwiza bwo gusomana cyangwa se akamaro keza ko gusomana, bituma umuntu ahorana itoto. Impuguke ivuga ko gusomana birambura imitsi yo mu ijosi n'ibice by'uruhekenyero bigahora birambuye, ari naho hakunze kugaragaza ko umuntu akuze. Iyi mpuguke ivuga ko mu gusomana uba urambura iyi mitsi maze ugahora ugaragara nk'umusore cyangwa inkumi, bityo gusomana bigatuma umuntu agira itoto yaba mu maso ndetse n'umubiri we ugasa neza. Ikindi, gusomana ni intangiriro nziza ku bashaka gutera akabariro. Impuguke ivuga ko iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina hari ubwo mwese cyangwa umwe muri mwe aba atabishaka cyangwa atabirimo neza. Avuga ko gusomana ari intangiriro nziza ituma mubanza kwiyumvanamo, bikaza gutuma n'igikorwa kiri imbere kigenda neza. Mwabwiyumviye ko gusomana bigifite akamaro kanini cyane utarebye ngo ni imico mibi cyangwa ni ingingo mbi. Ikintu cya karindwi cyerekana ko gusomana ari byiza cyangwa se ingaruka nziza zo gusomana byibutsa imisemburo y'ibyishimo. Niba ubabaye ukicisha agahinda, shaka umukunzi wawe umuhe akabizo. Impuguke ivuga ko gusomana bivumbura imisemburo y'ibyishimo mu bwonko, wari ufite agahinda kakagenda. Ikintu cya nyuma cyerekana ko gusomana ari byiza cyangwa se ingaruka nziza zo gusomana cyangwa se akamaro ko gusomana bigabanya umubyibuho.
Impuguke ivuga ko gusomana ari byiza kuko bigufasha kugabanya ibiro iyo ufite umubyibuho ukabije. Avuga ko ubusanzwe nk'iyo uri muri siporo isanzwe nibura bigutwara iminota 30 kugira ngo ugabanye ibinure hagati y'8 na 16 mu mubiri wawe. Nyamara ngo gusomana by'akanya gato bishobora kubigufasha byihuse. Nabyumviye rero ko gusomana bifite akamaro gakomeye cyane mu buzima tutarebye ko ari imico mibi. Niba utabyibuka reka mbikwibutse. Icya mbere, gusomana bigabanya umuvuduko w'amaraso, bigabanya kurirwa umutwe n'imisonga, byoza amenyo, bituma umuntu yigirira icyizere, bituma umuntu ahorana itoto, intangiriro nziza yo gutera akabariro. Gusomana byibutsa imisemburo y'ibyishimo, ndetse gusomana bigabanya umubyibuho ukabije. Wakoze gukurikira ikiganiro cyacu. Niba kino kiganiro gikunze ukaba wumva gisangiza inshuti zawe, ntutinye rwose ugisharinge. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tuzajye tubana no mu tundi tuntu tw'ubwenge wunguke ibyo utaruzi. Ikiganiro cyacu nimenya byinshi. Aha turi ni kuri BVN TV Rwanda. Njye mvaga n'igikundiro Line. Wakoze kubana natwe.